bene data nshuti zanjye, nifuje ko tuganira ku ijambo imbuto za ariko si nziza. Topiki tujya kuganiraho imbuto za ariko si nziza. Burya igiti cyose kirangwa n'imbuto zikeraho. Ntabwo igiti cyakihisha mu kindi umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu kitari cyamenyekana icyo ari cyo. Igiti cyose ukibwirwa n'urubuto kigaragaza, urubuto cyera. Aha nshatse kuvuga iki? Hari abantu bera imbuto zitari nziza. Ugasanga umuntu arakijijwe, yego, ariko hari ibyamunaniye kureka. Umunsi umwe hari umushyitsi wagiye gusura urugo runaka. Ahageze abaza abana bo mu urwo rugo ati, ariko ko tubona uriya muntu mubana akorera Imana, yageze mu rusengero, araririmba abantu bagafashwa, ati ukabona rwose ni umukozi w'Imana. Ese no mu rugo arakijijwe? Uwabajije aramubwira ati, arakijijwe pe, arakijijwe, ntacyo namushinja. Uriya muntu ibyo ubona akora urusengero muri iriya teraniro ry'abantu bangana kuriya, imbuto ahera naho aba ari hose, uriya muntu aragerageza, imbuto ze ni nziza. Ati arongera tena abaza umwana ati, ese ko mama wawe tubona yageze mu murimo w'Imana, tubona akijijwe, atwerera imbuto, yewe akanabona ko ari umukozi w'Imana, mama wawe arakijijwe? Umwana arangije asubiza uwo muntu ati, ye baba we, mama wimuvuga, mama arakijijwe ariko avuga nabi. Arakijijwe, akizwa ageze ku rusengero, ariko yageze mu rugo yaratuzengereza, ariko nta kwihangana. Arakijijwe ariko agakiza ke kari kure. Ati none se buriya sinakaje nanjye nkageza gusengera hariya mama asengera? Ati ariko buriya igituma ntaza nkajya kuri rusengero rundi nuko nzi ko mama ari hasengera, ntabwo nakwirirwa nzayo ku mpamvu z'uyu muntu mbana nawe uza gusengera hariya. Ese wa mubyeyi we, umwana wawe arakijijwe? Umwana wanjye akizwa ageze ku rusengero, ariko yageze mu rugo ntabwo yumva. Umwana wanjye ntiyumva, ndamubwira ntanyumva, yihutira kujya ku murimo atabanjije gukiranuka mu rugo. Ni kenshi mubwira ariko ntiyumva. Arakijijwe ariko. Bene data nshuti zanjye, ijambo rya imbuto zajemo ariko, interuro yajemo
aka kantu ariko burya ibimakaza imirimo yo gukiranuka yajemo ariko kwesha impaka urakijijwe ariko hari aho wera imbuto nawe utazera. Ukizwa nuko ugiye kujya ku murimo w'Imana cyangwa se undi murimo runaka, ariko mu rugo imbuto zo gukiranuka zirashaje. Uraba uri mu kazi runaka urimo ukora, abo ukorana nabo umurimo uwo nguwo usanzwe uguha ibya Kayizari, ugasanga nta rubuto bagusoromaho rwo gukiranuka. Ninde uvuga nabi? Ninde munyamwaka? Ni runaka. Ndetse n'umunyamahanga ndetse na wa wundi utari wakebwa kuba yakukuraho urumuri, wamubera urumuri rwize rwo kugira ngo azayoboke inzira y'agakiza, biragorana. Kandi nyamara umunsi nugera wo kuvuga ngo icyumweru kirageze, dore ko twese abantu benshi bashyize imbere icyumweru ngo ni umunsi w'Imana. Hari igihe nabyo mbitekerezaho nkibaza umunsi utari w'Imana ni uwuhe, nkibaza umunsi wa Satani wo ni uwuhe. Ese uwo munsi w'Imana mu rwego rw'icyumweru Satani ntabwo yakurasiramo? Umunsi w'Imana urageze ku cyumweru agahita abo wa mbere kwegura intwaro y'igitabo cya Bibiliya, ukabona ni wa muntu ubaye wa mbere gutwaza Imana ibitabo, niko nabivuga, yerekeye he? Mu nzu y'Imana. Ariko wamwibuka hahandi muri kumwe mu kazi, hahandi mubana mu rugo, wamureba hariya ahagaze ari imbere, hamwe twita ngo unaheraho Imana, benshi niko dukunze kuvuga. Hari ibyo ari kuvuga ukareba imbuto ari kwera, wazihuza na za zindi ukabona ibintu ntabwo bivamo. Arakijijwe ariko bene data, mureke twere imbuto zikwiriye abihari ibihe byose, ahashoboka n'ahadashoboka. Kandi ndakwibutsa ko turi inzandiko zisomwa na bose. Nta wakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyabo rikamurikira abari mu nzu bose. Biba ari nako imirimo yacu yo gukiranuka ihora irabagirana imizi yose. Imbuto za ariko tuzireke mu izina rya Yesu. Uhereye none, nubwo waba uri umuyobozi runaka, uri umukoresha runaka, ufite gukoresha kandi muri wowe warahawe Umwuka Wera, muri wowe ufite ijambo ry'Imana, ubizi neza ko uri umukozi w'Imana wahamagawe nayo, kizwa. Reka kugira umunsi ukizwaho gusa, ibindi minsi ntukizwe. Yego nibyo ndabyemera ko ibya Kayizari tubiha Kayizari, n'iby'Imana tukabiha iby'Imana. Ariko reka kumva ko nubwo uri gutanga ibya Kayizari ugomba kwiyorobeka ku buryo utagaragaza uwo. Gira aho ugarukira mu mitangire y'ibya Kayizari, kugira aho ugarukira wibuke uburiwe. Hari icyo wamenye abandi batamenye, kandi abo nicyo bagushaka, kugira ngo uzabageze mu bwami bw'Imana. Turi umucyo kandi turi umudugudu utuye ahirengeye.
uzabyumva hari abantu bavuga ngo aho kugira ngo giswe nka runaka nashobora nkabireka, aho kugira ngo mbere nka runaka nabireka. Kuki bavuga kuriya? Ni za mbuto za ariko ziba zitameze neza. Ntabwo wasoroma imbuto za avoka ku giti cy'umwembe, ntabwo igiti cy'umwembe cyakera imbuto z'ipapayi, ipapayi ntabwo yakeraho indimu ntabwo yakeraho icunga ntabwo ryakeraho ikinyomoro, igitoki ntabwo cyakera imyumbati, ntabwo bishoboka. Umugenge ntabwo wakera avoka, kandi avoka ntabwo yakera umugenge. Igiti cyose cyera imbuto zacyo kandi zikiranga. Wirinde kuba ejo n'ejo bundi wakitwa umuhanuzi w'ibinyoma kandi mu by'ukuri utari we warahamagawe n'Imana n'Umwuka Wera uri muri wowe. Ngo ijambo ry'Imana ritubwira, Bibiliya iravuga ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma, ngo baze aho muri, baza biyambitse uruhu rw'intama kandi imbere ari amasega. Tuzabamenyera kuki? Ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Ngo bera twari imbuto zikwiriye abihana. Twari ku ijambo imbuto za ariko si nziza, tuzireke. Aho bipfira nshuti yanjye urahazi, uko wera imbuto urakuzi. Birakwiriye ko imirimo yo gukiranuka yawe ukora irushaho kuba myiza. Ahasigaye Umwuka Wera ibisigaye akomeza bigufashemo, hamwe no gusenga kwawe n'ijwi ry'umutimanama wawe. Nzi neza ko hari icyo biri bukuyoborera. Kugirirwa neza n'Imana n'Umwuka Wera bihorane nawe ibihe byose. Amen. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro cy'ivugabutumwa, ikiganiro cyiza cyane, ikiganiro kidufasha kandi tucyungukiramo byinshi cyane ku bihereranye n'amahame akwiye kugenga umukristo. Niba wakunze iki kiganiro, fasha n'abandi kibagereho. Kora subscribe, ukande ku nzogera kugira ngo buri butumwa bwose dushize kuri iyi channel bujye bukugeraho. Nurangiza uze no muri comment dusangire ibitekerezo. Turagushimiye kubw'uruhare wagize mu gukurikirana iki kiganiro cy'ivugabutumwa. Naho ubutaha.